Warubizi Justin? Oya Justin we ni urenze cyane imbaga y'abantu ko bangana kose ntabwo yavuga ngo aburi icyo baganiriza cyangwa se ngo aburi ibyo baganiriza. Yego. Ikindi numva navuga kuri Oliva ni umukobwa w'umutima. Justin we ni umuntu nyine afite imico myiza no kumureba byonyine ukuntu yitonze ashima Imana n'abantu kandi ndatekereza n'Imana imureka mwishimira. Ubwo bagere namwe rungano rwacu umuntu wese uzagira ikintu kimwe kimuri ku mutima yumva yabuze umuntu ajya kwitsa ibanga ndabarangiye kwa Olive. Justin we ararenze cyane kuko hari ibintu twaganiriye kera cyane cyane cyangwa se n'undi wese ariko abika ibanga kurenza Olive kure. ngo kenshi abafasha ni ba mutima w'urugo cyangwa se akavuga ngo abakobwa ni abantu cyane bakunda kuba imbere y'Imana bakunda gutitiriza Imana bakayinginga. Icyo kintu njye nkizi kuri Olive cyane. Justin we akunda gusenga Imana cyane yaba nijoro yaba mu mvura yaba mu zuba yaba mu muyaga umeze gute ntabwo abitinya. Uzi yuko Olive yagiye gusenga ingira Justin avuga ngo Mana uyu munsi uzagende neza. Oya Justin we yabitangiye kera cyane ataramenya hanyuma y'ibi byose turangije kuvuga reka tugire ibyifuzo tubabwira. Murakundanye uyu munsi muri leta muri abagore n'abagabo just mwijemo mukiri inkumi n'abakobwa ariko none hazino saha Justin ni umugabo na Olive ni umugore kugeza ubwo baramutse bavuze ngo uyu munsi turabishesheje byabasaba inzira ndende kugira ngo bajye kwandukuza muri leta. Hari ibintu dushaka kwifuriza muzabyare muzaheke hungu nakobwa muzahorana amata ku ruhimbi. Imana izabamugisha. Ibyo ni by'inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi twese tubifuriza. Kandi mu gihe muzaba mukeneye Imana muzajye musenga Imana izabumvira mu gihe cy'amakuba mu gihe cy'ibibazo izabana namwe. Ikintu cya nyuma tubifurije ko mwazasazana mugikundanye mwuzukuruje hamwe n'Imana songa mbere ndumva ariko navuga. Murakoze.